Haleluya. Imana ishaka ko twiharirwa n'ibyayo. Imana ntishaka ko tuba nk'abapagani. Imana ntishaka ko tuzirura inzoga twirindaga. Turangaye gato Imana yasenya uruzitiro rwari rutuzitiye. Turangaye gato Imana yasenya ibyo twumvaga ko bidukingirije maze tukonwa rwose. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Haleluya. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Bibiliya nitubwira ngo hari intwari zagiye zitegereje. Haleluya. Zitegereje ko natwe tunesha dukora ubundi tukazaba muri ruriya rurembo. Niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? 5. None rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, senye n'inkike zarwo runyukagurwe. 6. Nzarurimbura ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura. Imana itugirire neza. 7. Kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli n'Abayuda n'insina yishimiraga, yabiringiragamo imanza zitabera, ariko ibasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko ibasangamo umuborogo. Imana itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Shaka ko tuganira ijambo ry'Imana. Ntabwo turi buze kureba ko iri jambo dusanzwe turyumva cyangwa se dusanzwe turyumva buri munsi, ahubwo twumva icyo Imana idushakaho uyu munsi. Haleluya. Umutwe w'iri jambo narihaye uravuga ngo menya umumaro Imana yaguhamagariye. Umumaro wawe Imana yaguhamagariye ugira umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Umenye icyo Imana yaguhamagariye uyu munsi kugira ngo ugire umumaro. Haleluya. Twasomye amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yesaya yari umuhanuzi mu gihe cye. Yesaya twavuga ko yari umuhanuzi mukuru nk'uko Bibiliya ibitubwira. Mu bahanuzi bakuru ba Isiraheli yari ifite uyu Yesaya yarimo. Uyu Yesaya Imana yamutumaga mu gihe gikwiriye ndetse n'ikitamukwiriye, kandi Yesaya akagira gute? Akabikora. Yesaya yahanuraga mu bihe benshi bari baradamaraye, mu bihe benshi bari barasubiye inyuma, ariko uyu Yesaya arushaho gukorera Imana. Twaririmbye umuririmbo utubwira ngo ntabwo nkwiriye kujya niganyira nibaza uko ejo bizagira gute bisaba bimeze, ngahubwo nzajya ngira gute nibuka. Amen. Amen. Shaka kumariza mugenzi wawe ngo mbese iki gihe uri kwibuka cyangwa se uri kuzirikana. Imana itugirire neza. Imana iduhe kuba maso kandi iduhe kumenya icyo Imana yaduhamagariye, tugire umumaro mu gihe nk'iki. Haleluya. Amen. Umuntu cyangwa se umukristo wahamagawe agira ibintu bimuranga cyangwa identification mu rurimi rw'Icyongereza. Ibiranga umuntu, nk'uko umuntu agira irangamuntu ugendana, wagera ahantu runaka, tuvuge uvuye muri kano gace nk'uyu Musanze ugiye i Kigali, ugeze aho bari bukubaze irangamuntu, ntabwo uri buvuge ngo ndabereka mituweli kuko ariyo nagendanye uyu munsi, ahubwo uravuga ngo ndabereka irangamuntu kuko ndi umunyarwanda. Haleluya. Ni nako umukristo muri iyi minsi akwiriye kwitwara. Ukwiriye guhagarara gute? Ukwiriye guhagarara nka wa muntu udakwiriye kwiganyira. Ukwiriye guhagarara nka wa muntu ufite ibyiringiro by'ingororano tuzabona dusoje uyu murimo. Ndaza
kujyana namwe ariko turagenda gake gake. Amen. Turagendamo gake gake ariko turaza kumvira ijambo. Twari turi kuvuga kuri uyu muhanuzi Yesaya muri icyo gihe yahanuraga abantu benshi baravuye ku Uwiteka. Imana yari yarabakoreye ibikomeye, tuzi urugendo rw'Abisiraheli, tuzi intambara bagiye barwana, ndetse Imana ya Isiraheli ikagenda ibarwanirira mu bihe bikomeye. Imana yabanaga nabo. Haleluya. Bava muri Egiputa, Imana yagendanaga nabo. Imana ntigeze ibatererana. Imana iri mu muntu yamuremye igamije kuzabana nawe iminsi yose. Uyu munsi umuntu mushobora kubana, umuntu mushobora kwirirwana, ariko ntimubane iminsi yose. Ariko Imana ishyiraho umushinga wo kuturema, yaturemye nk'abizahorana nabo iminsi yose. Haleluya. Ikigaragaza ko Imana yari ifite intego yo kugumana n'umuntu wayo iminsi yose, ni uko umuntu akimara gucumura, Imana yagendanye nawe, Imana yagumanye nawe, Imana ntigeze imutererana. Haleluya. Akimara gucumura yaravuze ngo uyu muntu ntugacumuye, aracyari umwana wawe. Amen. Yemera kohereza umwana wayo ikunda, ndavuga ngo genda cumura uyu muntu, nubwo yacumuye ntabwo igihe cye kirangiye, ndacyamufiteho umugambi. Haleluya. Turashimira Yesu kandi aracyafite ibyiyumviro bizima kuri twebwe, aracyadufiteho umugambi. Imana ishimwe. Haleluya. Turacyakomeje. Uru rugendo rwo gukunda umuntu rero ni urugendo rudasanzwe, ni urugendo Imana yakoze kugeza na n'uyu munsi. Iyi Mana rero mu gihe cya Yesaya yaranyuranye n'umuntu muri izo nzira zose, imukura muri Egiputa, imukura he, ndetse inamugezikana n'ahantu hose yagendanye n'umuntu. Tugeze ahangaha kuri Yesaya Imana amubwira ngo uyu muntu nakunze, uyu muntu natakajeho ibyanjye byose, uyu muntu nakoreye buri kimwe cyose, uyu muntu nakoreye ibigenerwa byose, agezaho umusaruro nari ngutegerejeho ntigeze mubona. Bari tugirire neza. Bariza mugenzi we ngo mbese umusaruro Imana yari kwitezeho uyu munsi niwe uri gukora. Njya kuza hano nabanje gusenga, ariko ntabwo biba byoroshye guhagarara imbere yanyu, ntabwo biba byoroshye kugira icyo umuntu avuga, ariko dushobozwa na Christo uduha imbaraga. Muka iyo yaje akuyobora uko ashaka. Ndashima Imana. Imana yabwiye ngo nze mbabwire ngo tugire umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Tugire umumaro Imana idushakaho uyu munsi. Imana irabashaka nk'abo yahamagaye, Imana irabashaka nk'aba abandi itoranirije kugira ngo mugire umumaro, mugire umusaruro. Imana yari ibashakaho. Hano twasomera tubwira ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye. Umukunzi wanjye yari afite urutoki ku musozi urumbuka, arwiringiramo ko ruzera, arwiringiramo ko ruzabonamo. Haleluya. Arwiringiramo ko ruzagirira umumaro abarunyuraho bose, arwiringiramo ko ruzera inzabibu, ariko nyuma ruza kwera iki? Indimu. Bari tugirire neza. Hari umumaro Imana yari gushakamo, hari icyo Imana ishaka gukora muri iyi minsi. Hari uko idashaka ko twikunda, ahubwo hari uko ishaka ko tuyikunda tukayigandukira, ikatubonamo icyo dushakamo uyu munsi. Haleluya. Irashaka yuko aho kwera indibu twera inzabibu. Irashaka yuko umumaro wacu ugaragara aho turi hose. Irashaka ko niba uri mu isoko uvuga haleluya. Irashaka ko wera imbuto umugabo wawe, irashaka ko wera imbuto umugore wawe, irashaka ko umuryango wawe ugirira umumaro, irashaka ko ugirira umumaro korali uririmbamo. Irashaka ko haleluya. Imana irashaka ko tugira umumaro udasanzwe mu gihe nk'iki ngiki. Arangije avuga ngo nararuzitiriye, ndurinda ko rwakonwa, ndurinda inyamaswa ko zarunyukagura, ndurukubakamo. Haleluya. Imana yatwubatsemo ibikomeye, ndurukubakamo inzu y'amatafari ndende. Haleluya.
ndikumva ntangiye kuza, ndikumva biri kuza. Icyama mukumvira ijambo, icyama tugatekereza icyo Imana idushakaho, icyama tugakora nk'abazava muri iyi si uyu munsi bafite aho bari kugana, icyama uru rugendo turimo tukarubyaza umusaruro, kuko none se ejo hari umuririmbyi aririmbye aravuga ngo ubuzima dufite hano mu isi ni nk'izuba rirasa rikarenga. Ndikumva muyizi. Haleluya. Ubuzima turimo uyu munsi wasohoka hariya bikarangira, wagera mu rugo ugasanga wasize byarangiye. Bivuze ngo ubuzima turimo ni uburabyo burabya umunsi umwe, ni izuba rirasa rikagira gute, ni nk'amazi ameneka ntibayokwe. Icyo dukwiriye ni iki? Ni ugukorera Imana icyo dushakaho uyu munsi, tukarwana intambara nziza, tukagendana n'Imana. Haleluya. Twicisha bugufi, tugakora icyo dushakaho mu gihe dufite, tukagendana n'Imana uko ibishaka. Navuga ngo yagiye iduhereza ibyo twari dukeneye. Imana iratugaburira. Uyu munsi nusubiza amaso inyuma urasanga nubwo ushobora kubura ibyo kurya none, ejo ushobora kugira gute kubibona. Urasanga uyu munsi yakwambitse hari uri gusengera umwenda, urasanga ariyo. Haleluya. Imana yakoze kuri twe ni byinshi, yatuvomereye, yiringira ko nyuma yo kutuvomerera tuzagira umumaro mu gihe kidukwiriye. Mbwira mugenzi wawe, Imana irashaka kugira umumaro mu gihe cyawe. Uyu mukunzi rero akiri kuririmba indirimbo aragira avuga ngo yemwe abaturage b'i Yerusalemu, icyo nari nkwiriye gukorera abantu banjye nk'ikihe? Ese icyo nari nkwiriye gukorera abakristo bo muri iri torero ntakoze n'iki? Imana yaduhaye ubuzima. Uyu munsi uraza urebe usange kuba wicaye aha ngaha hari abari mu bitaro, hari abari muri sipo, hari abari kuri bya byuma bari kugura umwuka, navuga ngo batabonye umwanya wo kugera imbere y'Imana. Urasanga hari abantu benshi uyu munsi bari kwifuza aka kanya mwabonye ko kuza imbere y'Imana mukaririmba, batigize bakabona, ariko wowe wagize gute bakabona. Urumva ko nta kintu na kimwe Imana yasigaje gukora itigeze igira gute idukorera. Urasanga nta kintu na kimwe Imana yari ifite gukora kuri wowe itagize gute takoze. Ngo rero nimudukize. Icyo ngiye gukora ni iki? Ngo ngiye gusenya. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Uruzitiro rwari rubakikije, hari ibyo Imana yatwubakiye. Burya nujya kureba urasanga ari Imana igukingira. Navuga ngo abantu benshi bibaza uko tubayeho, abakristo cyangwa se abantu bemeye Imana. Tuvuge hari ukuntu abantu bakorera kuvuga ati kana kabeshejweho n'iki, bakabura uko ubayeho. Ariko kubw'Imana igenda igukingira, igenda ikurinda byinshi byaguhitana. Abantu bakavuga ngo hari ukundi kuntu ubayeho, ariko ari ubuntu bw'Imana bugize gute bukikurinze. Icyo Imana yatuzitije ni iki? Ni ubuntu bwayo. Ubwo ngubwo niyo yavuze ngo ngiye kubusenya yonwe, nirumara konwa ntabwo nzaba nkirwitayeho. Imana irashaka yuko dukiranuka kugira ngo itazagaruka idusenya, itwirukana ivuga ngo aba bantu ntago bakoze ibyo nabashakaga, ntago bakoze uko nashakaga, ntago bakoze uko nashakaga ko bagenda, ntago bavuze ibyo nashakaga ko bavuga, ntago bakoze umurimo w'Imana uko nabahamagariye. Haleluya. Imana irashaka ko twagura umurimo wayo. Imana irashaka ko dukora mu gihe kidukwiriye. Imana irashaka yuko dukora ibyo ishaka. Imana irashaka ko tuvuga uko ishaka. Imana irashaka ko tugenda uko ishaka. Nishaka ko tugenda uko dushaka, kuko ishaka ko dukora uko ishaka. Haleluya. Ndabarakaje. Ntabwo uyu munsi ndibabwire ngo ejo tuzurira indege tugende, ahubwo nshaka kubabwira ko nyuma yo gukora umurimo w'Imana hari ubundi buzima.
nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Haleluya. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nyuma y'ubuzima turimo uyu munsi hari ubundi buzima. Igikwiriye nuko dukora icyo Imana yaduhamagariye. Ikidukwiriye, haleluya, nuko dukora icyo yaduhamagariye. None igihe kigiye kuza kandi iminsi izaza ni mibi cyane kuruta iyo twabonye. Icyo dukwiriye gukora ni iki? Ni ukwera imbuto. Hakwera indibu ukera inzabibu. Haleluya. Iki gitondo naje kubabwira ngo tugire umumaro kandi dukore icyo Imana yagize gute? Yaduhamagariye. Haleluya. Waba uri umuyobozi, waba uri umwana mutoya, Imana irashaka kukiranuka. Amen. Amen. Imana yishimira abafite imitima imenetse. Imana yishimira abayishakana umwete. Haleluya. Haleluya. Imana irashaka ko dukiranuka. Imana yababajwe nuko abari bafite ibyo bakora imbere yayo byayinezezaga batabikoze. Imana yababajwe nuko abasuraga abarwayi muri mwebwe bagiye bakaryama. Imana yababajwe nuko abari bafite urukundo. Imana yababajwe nuko abari bazi gufasha muri twebwe babisubije inyuma. Imana yababajwe nuko imitima yacu twayizingiye kure. Imana yababajwe n'ibintu byinshi nagiye kubona, ariko reka mbareke ndabibabwira nyuma, sibyo? Ndabibabwira ngiye kugenda, ariko Imana irashaka ko dukiranuka. Imana irashaka ko imirimo twakoraga mu minsi yashize twongera kuyikora. Ese uyu munsi nta konje dufite, nta kiruhuko, ahubwo dukwiriye gukorera Imana nk'abazapejo. Turaza gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5 umurongo wa 11. Haleluya. Imana irashaka ko dukiranuka. Imana irashaka ko dukora umurimo yaduhamagariye. Imana irashaka ko twerera imbuto bagenzi bacu. Imana irashaka ko ibyo twadukiriye, ingeso twagiye dufata, tuzita. Haleluya. Imana irashaka ko bya bindi twongeye kuzirura imbere yayo twongera kubihamba tukabyica. Muri rindi ravuga ngo none sange sombi mwanzi yagize gute? Hanyanduje. Ravuga ngo uzirimbure uzice mpara nihariwe n'ibyawe Yesu. Haleluya. Imana irashaka ko twiharirwa n'ibyayo. Imana ntishaka ko tuba nk'abapagani. Imana ntishaka ko tuzirura inzoga twirindaga. Imana itugirire neza. Imana ntishaka ko twongera kuzirura. The honest account our civil high. Imana ntishaka ko twongera kubyutsa ingeso twari twarishe. Imana itugirire neza. Haleluya. Abefeso 5:11 haranditse ngo ntimukifatanye n'imirimo y'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Imana itugirire neza. Ijambo Imana yarimbwiye nkigera hano mu gitondo, yambwiye ngo muzibukire imirimo y'umwijima, kuko iyo ngiyo ntiyatumye mwera inzabibu nk'uko yabibahamagariye. Iyo ngiyo ntiyatumye mwera ibyo mwagombaga kwera mu gihe gikwiriye. Iyo ngiyo niyo yabasubije inyuma ibibagiza ko kugaruka k'umwami Yesu kuri bugufi. Imana itugirire neza. Ntabwo naje nateguye iri jambo, ariko Mwuka Wera yambwiye ngo mbabwire ko ibashakaho umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Ibashakaho ko mukora uko bikwiriye. Ntibashakaho ko mukora ku byanduye. Ntibashakaho ko mukora ibidakwiriye mu gihe nk'iki ngiki. Imana itugirire neza. Imana irashaka ko buri muntu wese yisuzuma ku giti cye. Turangaye gato, Imana yasenya uruzitiro rwari rutuzitiye
turangaye gato Imana yasenya ibyo twumvaga ko bidukingirije maze tukonwa rwose. Imana itugirire neza, ntishaka ko twonwa, ahubwo irashaka yuko tuba umumaro nk'uko yaduhamagaye. Nusubiza amaso inyuma urasanga agahenga ufite none ari Imana yakaguhaye. Nusubiza amaso inyuma urasanga kuba uriho utaragiye mu kwezi kwashize cyangwa se utaragiye ejo hashize, urasanga ari ubuntu bw'Imana. Haleluya. Urasanga kuba inzara iri kwica benshi, wowe ukiri uri kurya bikemera. Amen. Haleluya. Nusubiza amaso inyuma urasanga kuba uriho uyu munsi ari ubuntu bw'Imana. Imana rero irashaka yuko uyikiranukira none, ukayikiranukira nk'uzagenda ejo. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ayiwe nukuri, nyuma yo kubura ibyacu hari ubundi buzima. Nyuma yo gukorera Imana hari ubundi buzima. Ayiwe nyuma y'uko tubura ibyacu hari ubundi buzima. Uyu munsi dukorera Imana nk'abadafite umwanya, dukorera Imana nk'abadafite igihe, kuko igihe ntacyo dufite. Uyu munsi turasiganwa. Uyu munsi kanaka ushobora kumubona muri kumwe, ejo bakakubwira ngo bigize gute, birarangiye. Icyo Imana ishaka ni iki? Ni uko twizigamira. Mwanditsi yaranditse aravuga ngo tubike ubutunzi bwacu ahatagera iki, inyenzi, ahatagera haleluya umugesi. Aho ni hehe? Ni uko tuza tugakorera Imana. Amen. Ukayikorera ntuzi neza wagira gute hari gukorera. Aha turi none hose abandi tubikore neza. Ayiwe aha turi none hose abasaza bakorera Imana. Ayiwe turi ukuri tubikore neza. Ayiwe tubikore neza, dutanga amaturo uyatange wishimye. Ayiwe aha turi none hose abandi tubikore neza. Oh haleluya. Kuri aha turi none hose ababyeyi bakorera Imana. Kuri tubikore neza. Ayiwe tubikore neza. Nuririmba ubikore neza. Nusenga ubikore neza. Haleluya. Aha turi none hahoze bampera kera bajya batubwira. Amen. Bakoreye Imana bakayikorera ntacyo bafite. Amen. Bakayikorera nta haleluya, bakayikorera bareba ingororano zababaga hagati, zababaga muri bo. Haleluya. Barebeshaga amaso y'umwuka bakavuga ngo uru rugendo nubwo tururimo turi kurira, ariko hari ingororano tubona ziri bugufi bwacu. Haleluya. Ikibabaje ni uko uyu munsi ukora uyu murimo uvuga ngo ni uwa perezida, ugakora uyu murimo uvuga ngo ni uwa mwarimu, ugakora uyu murimo uvuga ngo ni uwa dirijante. Ariko Imana irashaka ko dukora uyu murimo tuwukorera Imana. Haleluya. Kandi dukorera Imana nk'izagira gute, nk'izaduhemba. Hari intwari Bibiliya nitubwira ngo hari intwari zagiye zitegereje. Haleluya. Zitegereje ko natwe tunesha, dukora ubundi tukazaba muri ruriya rurembo. Izo ntwari hari ba Eliya, hari ba Enoki, hari ba bandi bazatanga ubuhamya bakavuga ngo twakoreye Imana dukenyeza imishumi. Haleluya. Abangabo ni ba Yohana, bazavuga ngo twayikoreye turya ubuki bw'ubuhura. Wowe uri kurya akanyama niyo yagera kuri 7 ubu uri kwita rwose nayirya. Amen. Tuba
tubayeho neza. Imana yaradutabiriye, iratwuhirira, yemera ko imvura itugwaho, yemera ko twunguka muri byinshi. Haleluya. Yemera yuko iyi si tuyibamo twishimye, ariko nubwo ibibazo byanaza ikaduha kwihangana, ikaduha gukomera. Iyo Mana murayizi, ni Imana idasanzwe, niyo dukorera uyu munsi, twiringiye ingororano kizaziduha. Imana itugirire neza. Rero iyo niyo ishaka ko uyu munsi tuyikiranukira. Nabarakaje. Haleluya. Ndashaka kubabwira ngo tugire umumaro muri kino gihe. Tugire umumaro gusa n'ibyo Imana idushaka. Tuzibukire imirimo mibi. Ikibabaje muri iyi minsi abarokore benshi babaye abapagani, ariko ntabwo Imana ibishaka. Imana yashaka ko dusubira muri wa murongo twagenderagamo. Imana yashaka yuko twongera kuyikorera nk'uko abayikoreraga muri 90 bayikoreraga. Uko niko Imana ishaka ko itubona uyu munsi. Amen. Turaza gusoma irindi jambo ry'Imana riboneka muri Filemoni, ari ryo dusorezaho. Filemoni igice cya mbere murongo wa 20. Aha turi none hose abandi tubikore neza. Ayiwe aha turi none hose abasaza bakorera Imana. Kuri tubikore neza. Ayiwe tubikore neza. Ayiwe tubikore neza. Haleluya. Turaza gusoma Filemoni igice cya mbere umurongo wa 20. Haranditse ngo bibe bityo mwene data nkubonemo umumaro mu mwami wacu, unduhura umutima muri Christo YESU. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana irashaka ko tuba abanyamumaro. Ushobora gukora ikintu kanaka ntabimenye ko wagikoze, ariko ya Mana itajya ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ikazabyibuka kandi ikakugororera. Kabona nubwo itatugororera tukiri mu isi, hari ingororano. Mbakumbuje gakondo. Haleluya. Mureke twongere dukumbure ijuru, bidutere gukora. Iyo umuntu akumbuye yagana cyangwa se akumbuye mu ijuru, hari imirimo agenda akora, hari ibyo akora kugira ngo bigire gute, bimuherekeze. Murabizi mwese urugero, iyo umukobwa afite ubukwe cyangwa se agiye gushyingirwa, niyo atasuraga abantu, niyo atabanaga n'abantu, akesha abana nabo, arabahamagara, abatagiriraga nimero, akavuga ati mume nimero ya kanaka. Haleluya. Akavuga ati kanaka rwose kutagira nimero ye ni bibi. Ariko si uko nyine ari uko atagira nimero ye, ahubwo ni uko azi ko azamuherekeza agize gute, hashyingiwe. Haleluya. Uko niko natwe dukwiriye kwirimbisha turi muri kino gihe, kuko nyuma y'ubu buzima hari iki? Hari ubundi buzima. Nidukiranuke gusa, dukiranuke, iherezo risaba ryiza. Imana itugirire neza. Ntabwo ndi buze kubatindira. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mugire umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Nagiye mbona umurima ndabonye hano dukunda guhinga umurima munini. Amen. Se murahari? Haleluya. Haleluya. Shaka ko tubana muri kano gahe gatoya, kuko igihe dufite ni gito, ariko nzi neza yuko ufite icyo yatoye yagitoye. Nagiye mbona umurima munini. Navuga ngo ntashoboraga guheza amaso. Nabonaga muri guhinga, ariko abahingaga imitabo igaragara ntibarengaga 5. Ntibarengaga bangahe? Mana irambwira ngo babwire ngo nshaka umusaruro uturutse muri bo. Buri muntu wese akore mu gihe nk'iki ngiki. Iminsi iri imbere ni iminsi iteye ubwoba, ni iminsi utazashobora kwirukanka, ni iminsi bizagusaba ko wiyambura inkweto wambaye kugira ngo wiruke. Iyo minsi iroroshye? Ni iminsi utazashobora
anostic loud. Ni iminsi uwibwiraga ko yari ahagaze atazaba agihagaze. Ni iminsi iteye ubwoba. Mana yambwiye ngo mugire umumaro muri kino gihe, kuko imbere hari iminsi tutazaba tugishoboye gukora. Hari iminsi tutazaba tugishoboye gukora ibyo twagombaga gukora uyu munsi. Imana itugirire neza. Ni iminsi dukwiriye kwera. Haleluya. Ni iminsi dukwiriye kwera inzabibu. Ni iminsi Imana ishaka yuko imirimo twakoze, ibyo twakoze muri kino gihe ari byo bizatubera akabando. Ni iminsi ibyo twakoze none ari byo bizatubera iteme tuzambukiraho. Ni iminsi. Bwira mugenzi wawe ngo ni iminsi. Ni iminsi iteye ubwoba. Mana itugirire neza. Mana yambwiye ngo muziririze ibyo mwasiruye. Mana yambwiye ngo muri mwe harimo benshi bagiye badukira ibyo bari baratuye, ibyo bari barihanye. Hari benshi bagiye basubira ku byo bari baranze, ariko Imana irashaka yuko bongera kugarukira. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwongere muyikorere nk'izaza vuba. Muyikorere nk'izaza ryari? Imana ntizaza kera. Nubwo wicara ukavuga ngo ndajya gusenga nka formire, ariko Imana ntitinze. Imana yaza none, yaza mu kanya. Kandi nubwo yatinda, imperuka y'umuntu irahari. Imana itugirire neza. Iduhe kongera gukumbura buriya bwami. Duhe gukura amaso ku byo duhanzeho amaso. Imana yambwiye ngo benshi basigaye baza gusenga, baje kuvuga ngo mbese Imana uri kutubwira iki, uri kutuvugaho iki. Ariko icyo yambwiye ngo mbabwire ni uko ije vuba. Imana itugirire neza. Twongere dukiranuke, twongere twezwe, twongere turwane intambara nziza. Umuririmbyi aravuga ngo muri nzi we menyesha igihe. Aravuga ngo menyesha igihe kuko ndi kubona iminsi imeze nabi. Aravuga ngo murwanyi we cyo mbwira nawe. Haleluya. Ngasubiza yitonze. Aravuga ngo uru rugamba ruzagira gute? Rusashira. Cy'Imana idushakaho ni ukuguma mu ntambara, ukaririmba ukiranuka, ugacuruza uri gukiranuka, ukajya mu isoko uri gukiranuka, gatwara moto cyangwa igare ukiranuka. Ibyo ni byo Imana idushakaho. Karirimba ukiranuka, kayobora itorero ryayo ukiranuka, kandi wishimira ingororano uzabona nyuma y'ubu buzima turimo. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Icyo dushaka, icyo dukwiriye gukora ni ukugira umumaro gusa, tukera inzabibu aho kwera indibu, tukaba abakiranutsi, agakiza kakaba indangamuntu. Natangiye mbabwira ngo indangamuntu umuntu ayigendana hagiye hose. Ni nako n'agakiza umuntu akwiriye kugatwara. Ni nako agakiza umuntu akwiriye kugendana nako. Niko agakiza kameze nk'igi. Igihe urirekuye rirameneka, ntiwanariyora, ntacyo ryakumarira. Ntiwariyora ngo urishyire ku ipurete ngo urigabure. Hari ubwo se byakunda? Ni nako agakiza iyo kangiritse umuntu adashobora kongera kugira gute? Kugatora. Cy'Imana dushakaho niki? Tukarinde, tugire umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Imana izatugirira neza. Tugiye gusenga Imana. Amagambo narifite nayo ngayo. Icyo Imana idushakaho muri kino gihe ni ukugendera mu by'ukuri dutunganye, dukiranutse, tukareka ingeso, ibyo twari twaraziruye, ibyo twari ukirengagiza ko Imana yaguhamagaye. Ni byinshi twagiye dukora, twirengagiza bya bindi Imana yadukuyemo. Twirengagiza hahandi twari turi tudafite Imana rurema, hahandi twari turi tutaraba kugirirwa ubuntu. Twarabyirengagije, ariko uyu munsi icyo Imana idushakaho ni iki? Ni uko uyu munsi dukiranuka, tukagendana nayo, tugakiranuka aho turi hose, amanywa na nijoro. Umugabo akakubonaho imbuto, umugore akakubonaho imbuto, kavuga ngo dore uwo natangira ubuhamya wa mbere n'uyu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dukiranukire aho abantu bareba naho batagira gute? Batareba.
mu rugo ukakiranuka ku buryo wa munsi bagutangira ubuhamya bakavuga ngo uyu muntu yakiranukaga, yakoraga ibi ngibi, yakunda mbese bakavuga imirimo. Haleluya. Bakavuga imirimo wakoze mu gihe cyari kigukwiriye. Ibyo ni byo Imana idushakaho. Isi ntituzayitindamo. Iyi si igihe kizagera tuyivemo. Bizarangira ntitujye mu isoko ngo tujye kugura umwenda. Bizarangira utakijya mu isoko ngo ubaze ngo inkweto zigura ngahe. Bizarangira kuko hari umunsi, haleluya, cyangwa tukibuka ko hari umunsi iyi si tuzayiraramo ariko ntituyirirwemo. Ni nayo mpamvu twagakwiriye gukora imirimo yo gukiranuka. Ntukore ngo kanaka ndebe, ntukore ngo perezida ndebe, ntukore ngo njyewe Rehema w'umwana uri ahangaha nkubone, ahubwo ugakora ubwira Imana ngo uri kundeba ndabizi. Haleluya. Ugakora ubwira Imana ngo Mana uri kundeba ko nakoze iki ngiki, uri kundeba ko ndi gusengera kanaka, uri kundeba ko ndi kuzamura ibyifuzo bya bagenzi banjye. Haleluya. Uri kundeba ko nazamutse uyu musozi. Mureke mbabwire. Amen. Abakristo, Imana ishaka ko tugira aho tuva kandi tukagira aho tugera. Mumbaze ngo ni hehe? Yesu hari igihe yigeze kuzamukana n'abigishwa be, arangije muri 12 afatamo bakeya, Petero na Yohana na Yakobo, ndarabazamukana. Haleluya. Ngabagejeje ku musozi, muzi ibintu babonye. Babonye ibintu bitatu. Babonye ibyo abandi batagize gute, batabonye. Ngo bagiye kubona, ngo babona bagiye kera. Amen. Ngo babona Mose, ngo babona Eliya. Haleluya. Ngo baravuga ngo dore Mose na Eliya. Babona ibyo abandi batagize gute, batabonye. Imana irashaka ko tuzamuka umusozi. Amen. Tukabona ibyo abandi batagize gute, batabona. Ibyo ni byo Imana idushakaho. Twabishobozwa no gukora iki? Gukiranuka, tukihana, tukareka ibyo twaziruye, tukareka bya bindi byatumye tutera ibyo twari dukwiriye kugira gute, kwera, tugakiranuka. Imana itugirire neza. Buri muntu wese wumva hari aho yasubiye inyuma, wumva ko hari uko yagiye bitari bimukwiriye, uwumva ko hari ibyo yari yaraziruye akwiriye kongera kuziririza, kavuga ngo ndi umukristo, nzahora ngize gute tiwe mu bintu byose kugeza gupfa. Tugiye guhaguruka dusenga Imana, tubwire Imana ngo hari ibyo twirengagije, hari ibyo twirengagije kuri urugendo ruzarangira, hari ibyo twirengagije ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, hari ibyo twagiye twirengagiza. Nurangiza uvuge ngo uyu munsi umpe kongera kuzirikana. Munsi w'ejo twize ijambo, abo twari kumwe turavuga ngo turinde ibyo twagezeho, sibyo? Penueli. Haleluya. Twaravuze ngo turinde ibyo twagize gute, ibyo twagezeho. Hari ibyo twari twaragezeho, hari ibyo mbese hari aho twari twarageze Imana yishimiraga. Uyu munsi rero irashaka ko dukomeza kandi tukarwana iki, intambara nziza. Turahaguruka twinginge mwarimu aza dusabira Imana, dusabira Imana dushoboze kugira umumaro mu gihe nk'iki. Bya bindi twari twararetse gukora byaduheshaga amahoro mu mutima, byatwiringizaga ingororano, byatuberaga impamvu z'ibyiringiro byacu. Ibyo ngibyo twongere tubigarure mu mitima yacu, twongere dukiranuke kuko Kristo azaza vuba. Imana itugirire neza. Wadushyiriye mu nzu yawe, mu itorero ryawe, kuba abanyamumaro, kandi hari byinshi wagiye uturinda kugira ngo bitaduhitana mu minsi yashize. Nyamara twebwe abo muri iki gihe ntabwo tukibyibuka, twarabyiyibagije. Si uko bitatambutse mu maso yacu, si uko tutabyumvise n'amatwi yacu, ariko twirengagije ko byatambutse, turabyiyibagiza. Tubyiyibagiza nkana, bituma twinjira mu byo tutari tugomba gukora, mu byo twasabwaga gukora ntitwabikora, ahubwo twinjira mu byo utadushakagaho. Bigera igihe ibikorwa byacu biba bibi, birakubabaza, birakurakaza.
none ugambiriye gusenya uruzitiro rwadukingiraga, ugambiriye gusenya ndetse no kurimbura urutoke wateye kandi ubishaka. Mana tubabarire, babarira ubwoko bwawe mwami. Abagiye baragiye, ibyagiye byaragiye, ariko ndakwinginze kugira ngo ukomeze ubere maso ibisigaye. Natwe utwigishe kubera maso ibisigaye. Ntitwashobora kuzura ibyapfuye, ariko turakwinginze kugira ngo mwami uduhe kubera maso no gukomeza ibisigaye, kugira ngo nabyo tubibungabunge bitaza gupfa, kandi tukazabazwa ibibazo tugeze mu maso yawe tukabura icyo twasobanura. Babarira abagaragu bawe rero bumvise ko bagiye kure yawe bakaja mu mirimo utabatumye gukora, ahubwo iyo wabatumye gukora bakayireka igapfapfana. Abibwiraga ko bakorera abandi, abibwiraga ko bakorera abadirija cyangwa perezida cyangwa visi perezida, abibwiraga ko bakoreraga mushumba cyangwa ko bakorera mwarimu, bamenye ko buri wese yibereye hano ku giti cye, kandi buri wese izina rye rirandikwa. Ibyo dukoze byose bigera imbere yawe, ukandika ibyo twakoze byaba bibi cyangwa byiza. Ndakwinginze rero kugira ngo uhanagureho gukiranirwa kwacu kose, ibibi byose twagukoreye ndakwinginze kugira ngo bihanagure, maze utweze utuboneze, ubone kutwandika mu gitabo cy'ubugingo, mu gitabo cya babandi wishimira. Ndakwinginze rero kugira ngo uhe umugisha umukozi wawe utugejejeho ijambo ryawe, kandi uhe umugisha iri teraniro ryose ryategeye amatwi ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.